hari abantu mbonye batangiye gusanura amazu bishyuriwe. Abo bantu bari kwiba leta ku mugaragaro, kuko hari inzu bushize naciyeho yegeranye no kwa Munyezamu, ni umukozi w'akarere, yari yubatse muri ruhurura, barayisenya ngo kubera ko uwo mugabo baramwexproprier, nubwo yari yubatse nabi, bamwesura ngo kubera ko agira amahane ngo ari umwarimu, none mbonye yatangiye gusakara. Abantu baturiye uno muhanda babaye exproprier, urutonde ndarufite muri 2015. Imyaka ibaye 10, benshi bari gusubira mu mazu barahawe amafaranga. Abantu bakurikirana iby'uyu muhanda narawugenze kuva kuri base, ndazamuka ngera mu Miyove, ngera mu Kisaro, ngera hano munsi ya stade, manuka ku Ruyaga, ngera Ikageyo. Iby'uyu muhanda ndabizi, nabikozeho inkuru zigera muri 3. Hari naho nageze barambwa ngo ndi gukora inkuru zibateza icyaka, niyi igomba kubateza icyaka. Aba twita amacaci abenshi bizabagora, ariko none aho batari kubona abantu igihumbi, uzi ko ari n'abantu bajye kwirebera ibyo twita vibes. Harugenda ko ngo iyo mana dusegira komeye amakoras Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Rwambariro rwabera abera barasangira, bagafata n'urunana ngo bazagera i Siyoni, aho tuzagera tujya mu rwambariro rwabera. Iyo babyina nanjye ndafashwa. Kwa wira ushaka vewiti Range Rover, uzajya gukora umuturage umubwira ko ntacyo yamukoreye. Sibyo se. Icya gatatu uzabwira nde ngo ushaka Range Rover we nta nigaragira. Ikindi reka ugende wicare ushyireho amazina n'irangamuntu, bakwite muri system basanga irangamuntu ntirimo, cyangwa nimero za telefone bidahura bakubaza. Aho niho bavuga ko bazafungwa. None kwiyamamariza kuyobora igihugu yutavuye mu ishyaka, basaba imikono 600 mu gihugu cyose, none ivuye mu gihugu cyose, none uw'idini baramusaba 1000 cyo mu karere kamwe. Ayo manani ubu rusengero n'uyobora igihugu ninde wagasabye abenshi bamusinyira. Hari amadini amatorero bagiye basanga atagira konti kandi yinjiza amafaranga buri cyumweru cyangwa buri munsi w'iteraniro. Imitungo y'urusengero bagasanga yanditse ku bantu ku giti cyabo, kandi abazungura babo n'abana babo n'abagore babo. Kugira ngo tumenye ko abanyarwanda basenga neza, gereza zizagabanuka, tuzihinduye TVET. Gereza zizagabanuka, inda ziterwa abangavu zizagabanuka, ibyaha bizagabanuka, abanywi b'ibitabi bazagabanuka, hazasigara inzoga kuko Bralirwa irasora. Bralirwa na Skol barasora. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye, by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abizi ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Service zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi service zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Bakunzi ba Karegeya Omar Panoke OP, twongeye kubasuhuza. Ubu turi mu karere ka Gicumbi, aho kasa naho kagabanira na Rulindo. Ahangaha ni mu kagari ngira ngo ka Nyarurama, hariya ni mu kagari ka Kamushenyi, ndibuka ko Nyarutarama. Kagari ka Nyarutarama munsi ya stade, twegereye aho bitaga ku Kasehuma, hasigaye hari n'irimbi riruhukiyemo abantu
benshi b'inshuti zacu abavandimwe. Iyi ni Kamushenyi, mwigeze kubona ikiganiro kuri KOP ahantu bavugaga ko mudugudu yashenye inzu y'amabati 25 ngo bishyure imigozi y'ibirayi. Ni ahangaha, ni munsi y'izi nturusu. Iriya ni Rubona, hakurya ni mu Kisaro, ngira ngo murabona Ikigarama hari amashuri meza bari kubaka niba kamera igerayo. Hakurya ni Mutandi, mu gitondo twahanyuze. Iki ni igishanga cyahoze ari unyuze ku mashuri yo ku Muhihi. Kiriya ni igishanga cyahoze ari icya Deribe, kibamo inka z'abantu bakomeye i Kigali. Ziriya nzira zose nizo twanyuzemo. Inyuma yanjye hano ni Nyande, hakurya ni uriya ni umusozi bita wa Mukarange. Hejuru hariya niho hahoze inkambi, murabona ko aho zihaviriye abaturage barahinga, ibyatsi byarameze, ibiti biramera. Umusozi wa Kageyo kuri SOS, aho twabaye, aho twize, aho twakoze, na Muhondo ku mashuri aho twize primaire. Hakurya ni za Gicumbi, umusozi wa Gicumbi, ugaterera amaso ku buryo amatara aramutse yatse ahantu duhagaze uhita ubona i Kigali. Twaje rero tuje kugira ngo tuganire n'abaturage abatuye muri aka gace, cyane cyane abahinzi n'aborozi. Aborozi ntago twabashije kubabona ariko tuzabashaka, cyane cyane abafite inka z'umukamo. Twanasuye uyu muhanda mushyashya bita Baserukomo Nyagatare. Uyu muhanda nawo ukozeho inkuru nyinshi, ndabyibuka ko nanawubwiriwe nabi muri minisiteri yari ibishinzwe. Ariko uyu muhanda icyo maze kubona haracyarimo ibibazo, hari bitarakemutse. Hari abantu mbonye batangiye gusanura amazu bishyuriwe. Abo bantu bari kwiba leta ku mugaragaro, kuko hari inzu bushize naciyeho yegeranye no kwa Munyezamu, ni umukozi w'akarere, yari yubatse muri ruhurura, barayisenya ngo kubera ko uwo mugabo baramwexproprier, nubwo yari yubatse nabi bamwesura ngo kubera ko agira amahane ngo ari umwarimu. None mbonye yatangiye gusakara. Abantu baturiye uno muhanda babaye exproprier, urutonde ndarufite muri 2015. Imyaka ibaye 10, benshi bari gusubira mu mazu barahawe amafaranga. Abantu bakurikirana iby'uyu muhanda narawugenze kuva kuri Base, ndazamuka ngera mu Miyove, ngera mu Kisaro, ngera hano munsi ya stade, manuka ku Ruyaga, ngera Kageyo. Iby'uyu muhanda ndabizi, nabikozeho inkuru zigera muri 3. Hari naho nageze barambwa ngo ndi gukora inkuru zibateza icyaka. Niyi igomba kubateza icyaka. Niba leta ari exproprier, umutungo wakabaye wayo, cyangwa se ugafashishwa batishoboye, ariko umuntu wafashe amafaranga none akaba atagiye gusakara. Ayinya. Bizasubirwamo. Okay, ntabwo aricyo cyanzinduye cyane, ahubwo nasuye mushuti wanjye Idefonse sinabubariraga, umuvandimwe, umunyamakuru wabyize, wabigize umwuga, hanyuma akaba ari umuyobozi wa radio Ishingiro. Tugiye kuvuga rero kubijyanye n'amadini, inkubiri y'amadini byabanje mwihagarikwa z'igisengero, mwifungwa rya zimwe na zimwe. Ejo bundi haza nandi mabwiriza mashyashya ajyanye no gufungura insengero. Sinabu, tuguhaye ikaze kuri KOP. Ahora ukarege. Uraboneza Amakuru. Ntabwo se mu bwatsi bwawe. Ubwahoze ari ubwanjye ndabona ari wowe. Urabwigarura ariko ni wowe buguye neza. Hanyuma se wowe. Okay, Sinabu. Karame. Inkubiri y'amadini urahera mu ifungwa, ugeze kuri ano mabwiriza nuko bihagaze. Urabizi uri umunyamakuru urandenze mu businiya ku buryo ntabwo mbaza byinshi. Ndabaza gatoya ibintu mbwira. Ntabwo nkurenze kubera yuko uyu mwuga ntabwo dushingira ku myaka umuntu umazemo. Ntidushingira ku mashuri umuntu yize. Kubera yuko icyo gihe ushobora gusanga ari nka bya bindi bita kurata inkovu z'imiringa. Ushobora kuba warabyize ufite doktora. Hari ababyize batabikora. Hari n'ababyize babikoze nabi. Yego. Hari n'ababyize babikora nabi n'uyu munsi. Hari n'abikora neza batarabyize. Wabimenye. Nge ndi mubahe. Ni impano rero. Nge ndi mubahe. Wengera umucamanza kandi umuturage arahari. Nijye ukora ikiganiro ukabona abantu barazamutse babaye 10,20,50. 38 kuri KOP. N'abandi bakurikirana ikiganiro impamo. Buriya bira nibe bigaragaza ko twaba tugerageza. None ukabona na wa wundi udafite kivugira yavugiwe. Ikibazo kigakemuka. Iryo tangaza makuru. Umunsi ndabona ikirere kitadukundira kubera amasaha arimo aratembera. Bene iki kirere nicyo kiza ahubwo. Inaha niko bigenda. Yisibye n'inaha. Sigaye wandusha. Ubuzima c'est quoi? La vie c'est la nature.
ubuzima ni ukuba mu hantu nk'aha bya bizu byanyu mwamenyereye. Nanjye ndabikuze cyane. Dore iki gisozi cyitwa cya Kaseuma twarakizamukaga tujya mu misa cyatumariye inkweto. Okay, Sina karame. Inkubiri y'amadini urayibona gute? Reforme ziri kuba ari uguhera mu guhagarika, ari uguhera mu mabwiriza amaze gusohoka, ducire ku mayange. Ubwo aho numva ntanyuzwe ndabariza abakurikiye KOP. Bon, icyambere amadini arimo inkundura nyinshi. Hari ibyo leta yagiye yasaba kugira ngo yuzuze ibijyanye no gusengera ahantu hakwiriye hafite umutekano. Ariko kandi ntabwo ndibureke kukomoza ko amadini yajemo bizinesi, azanamo ubutekamutwe, azanamo kutagira amahame, aricyo twita doctrine zifatika, azamo noneho hamwe no gutatira igihango cy'impamvu yashinzwe. Nta dini ndibuze kwinjiramo kuko sinshaka kugira idini sesereza, ariko hari nk'amadini ashinzwe gushingira ku mwuka wera, guhanura, kukuza izo mpano. Twajya kora tugasanga idini ryajemo politike gusumba kuba umurimo w'Imana, byajemo amatiku gusumba gukorera Imana, byajemo duha n'ingero. Ariko politike mu madini urugero iyo ufashe ubwo ndi kwanga gukomoza ku izina nyirizina, gutora abayahagarariye, kujya gutora abayahagarariye, bakabanza kujya kuvunyisha ahandi, bagasaba uburenganzira mu batayasengeramo. Kuvunyisha ahandi, kubanza kwitegereza ngo uyakomoka he, ni uwahe, equilibre, ibyo bakajya kuringaniza. Yego, ibyo ni ibyagiye bigaragara mu madini. Guhiga hagati y'abantu biyemeje umurimo w'Imana. Tujye twibuka ko kugambanirana abo baca ku mafunguro, ugasanga gutengwa, ugasanga umuntu yayoboye itorero ku rwego rw'igihugu, ariyobora neza, ariko bukeye mu tuyunguwe nasohoke. Wajya kureba ibyo bamusohoreramo n'iki no kumushinza rimwe ingengabitekerezo, kumushinza iki, ugasanga ntawe umukurikiranye. Ntabwo tuba dutukanye ibiri current. Musenyeri wa EAR muri Shyira, diocese ya Shyira arafunzwe. Hari n'undi ejo bundi bahagaritse mu bice bya Nyamasheke muri Eglise Methodiste. Izo ni ingero. Nyine ikintu tugomba kureba, iyo ufashe nk'uyu musenyeri wa Shyira, ubundi ngo umwenda uri kwico wawucocera mu gikari. Lorange Sale Solava famille. Voilà, Lorange Sale Solava famille. Ni ukuvuga ngo umugabo mwenda w'ico uwawe mujya mu gikari. Icya kabiri kubona duhere nko kuri icyo musenyeri yafunzwe. Ese wagenzura bose yasanga ari abatagatifu. Azira ikamyo, azirangwe ikamyo y'umucanga n'inkoko n'ibikuyu. Aho rero niwita wibaza ngo ese koko ba nyiri dini kuki batabigenzuye kare, ngo bamubwiye ngo uri uwacu, yenda icara dushyire hundi, gabanya inka wenda usigarane inkoko, niba ngombwa nakubwira ngo icara. Mbese ntabwo byabaye. Ubu se wari umuvunyi wa Kigali ntibageze igihe bakamugira umuntu wiriya kaminuza yigisha teolojiya iri i Masaka? Yego. Kubera iki hari ibyo yabonaga bitagenda neza. Ibyo rero navuga ngo ibyo ngibyo mu madini mu by'ukuri mbona ari ukudohoka kwakabije, kugeza n'ubwo bemereye uwifuzaga kuhagera, ndavuga za nzego ziba zifuza kuhagera, kugira ngo noneho hajyemo abone uko akurikirana buri kantu kose. Reka tubivuge neza. Bamwemereye batese, yarizanye, baramutumiye. Reka dusubire inyuma. Bwa mbere idini ryaje ari nk'inyabutatu. Haje idini, haza ari wo mu misiyoneri, haza umukoroni, haza n'umucuruzi. Bazana ari batatu. Missionnaire, marchand, militaire. Harimo n'ibiti. Troisième. Noneho icyo gihe bari afite uburyo buzuzanya. Wajya muri kiliziya ugasanga ifite uburyo inekera leta, cyane ko kiliziya yiba ifite imitima y'abantu. Hababona penitensiyo. Nuvuga ngo oyerega hera abaturage bose bajya kubwira kiliziya ibyaha byabo cyane. Noneho bagira umuryango remezo. Umuryango remezo ufite ubuzima bw'umuntu. Leta itumije inama, ntabwo abaturage bapfa kwitabira. Ariko ku cyumweru misa iteraniro ibyo byose
bivuga iki rero bivuga ko tutagiye gusubira ngo amadini hambere bivuze akantu nyine ko kunekerana nyine ni ukuvuga ngo ubundi itorero na leta byakaba bitandukana reka ibyo bivuge neza birashoboka ariko nanone bamwe barenze ku nshingano zabo ubundi ubuzima bwa leta hose ku isi ikeneye kumenya aho umuturage wayo ari yego ufite umukino w'amakuru yose ariko idini rikaba ryari ryaratwaye imitima y'abantu n'ubwonko kubera ko tuyicuzaho ibyaha tukababwira ibyacu byose tukabura twemera tukabisangira batadutumyeho bakubwira ati dore ntiwatuye uti murabigenza gute kandi winginga leta yaguye ati ntiwasoze ukavuga ngo iki leta ahubwo wirwa ufata rimwe ukuramo gatatu ushaka kunyereza imisoro kandi ntawe unyonga ituro oya ntawe unyonga ituro aha komeza aho rero icyo nshaka kuvuga ni iki ibyo ni ukuvuga ngo amadini cyangwa amatorero yari akomeye ikintu nyanenga ni ukuba atarakomeje umujyo wo kuguma mu byo yari arimo mu kujya mu byo yari arimo byavugaga ko agomba gushyiraho urukuta waba uje wari na hehe ukaguma ukaba nyine winje nk'umutaka butagatifu yego ubundi bya bishoboka ukakwambika n'umwenda utandukanye no wa wundi ukaza wiyibagije icyubahiro cyawe ugeze gutya ariko iyo bigeze igihe idini rituma RGB n'urugero iza kwinjira mu idini ubundi RGB mwakabaye muhurira hehe ni muhure utanga ibyangombwa bakwemerera ubundi ahubwo n'uwa RGB najyaza yicare nk'umukirisitu yego ariko niba utumye wabwiye ngo byatunaniye ese undi byabananiye koko muri gukorera Imana bikaza gukemurwa n'abadasengera amaho nako niko shaka ko utinda bikajya gukemurwa na rwa rwego nabyo ntavuga ngo rushinzwe amadini kuko urwego usibye regulation wamaze kujyaho byakabaye ntandi muzongera guhurira ahubwo mukazahurira kuri cya kindi bita Rwanda Interfaith Council RIC iryaho ikamusetse gato bafunga amadini bwa mbere ku gihe cya Dr Honorable ubungubu Kayitesi Yusta Kayitesi habaye ikiganiro kuri radio kuri televiziyo y'igihugu none batumiramo Usta Kayitesi batumiramo na Albert Baudouin sinzi n'undi bahamagaye ariko nta mupasiteri urimo abantu batanga komateri gose ikiganiro ntaye kiri burimo mwatumiye ufunga insengero n'utagira urusengero ubwo bavugaga Baudouin ariko nawe agira aho asengera bien sûr yarasubije ati nanjye ati oya nta rusengero oya yize mu seminari oya afite aho asengera ariko nta rusengero agira nta n'urusengero avugira ntarwe bafunze none uhise ukomoza kuri icyo ejo bundi amabwiriza arasohoka icya mbere ku nshuro ya mbere tubonye 70% by'inzu zisengerwamo zifungwa yego 70%. Binavugwa ko nako imibare igaragaza ko insengero zarutaga umubare w'utugari. Oye utugari sindi kwiye ku mubare ariko tugaruanze n'ibihumbi 4 magana 3 cyangwa insengero zikamumbi muri 15 hafunzwe 900 magana. Voilà. Icya kabiri tukabona insengero zimwe ziri kurata kuzagura indege kuzagura Range Rover Vewiti aho kuzibona zubaka amashuri ngo babana barwaye bwaki babona aho babigisha babwire bati rero muturage traditionnel akavuriro se agashuri se erega nitujye no kubibona tubone inda zitateganijwe zigabanuka voilà tubone kigabanuka abirirwa barwana mu ngo bagabanuka abanywa rumogi bagabanuka abatinganyi byose bigabanuka abakora ibyaha bagabanuka gereza zigeze ku bucucike bw'150 kandi kera muribuka jenoside yakorewe abatutsi kirangira amadini yazengurutse kabisa muri gereza abantu bicuza ibyaha cyane kuki abantu batavuma n'abari bafite ibikomere ku mutima barabikira kiragiye pe ariko se byagenze bite kugira ngo noneho kucyo gihe amadini mu gukiza imitima y'abantu yari imbere kuri leta none ubu leta yarayasize mu iterambere byapfiriye hehe urumva buriya umuntu arabivuze neza nusanga abanyerondo bivanze n'ibisambo ugasanga amasaka n'amasakramentu abantu babivanze uzamenye ko agakabaye nukuvuga ngo rero iyo bavanze amasaka n'amasakramentu ikintu cya mbere bivuze ni ukuvuga ngo mu by'ukuri abantu bataye inshingano zabo mu kuta inshingano zabo bajya gushaka amaturo kugeza ubwo bakubwira ngo zana 200,000 ngo kuzana menshi niko ndibuguha imigisha myinshi
ndongo umugisha w'Imana utangiye kugurishwa. Utangiye kugurishwa se ubwo uri unawutanga. Aho ni icyo ni igisambo cyaje mu irondo. Cyaje mu irondo. Aha. Noneho rero ikintu nshaka kuvuga. Icyo kibayeho. Uyu munsi ntituri kubona abahanuzi bari kuboneka ari benshi. Byanze bikunze se nuko nta bakivuka. Cyangwa nta n'abari kubafasha kuko nubona atangiye kugira abamukurikira popularite urumva ari bugutware ijambo. Aho twabibonye ugasanga pasiteri wo mu idini rimwe we arumva ko idini naho asengera ariko mu by'ukuri idini ry'ukuri ni rimwe n'iry'Imana. Kubw'ibyo iri dini rindi nirijya kumureba aremera ajya kuvugamo ubutumwa bati turagutenda ko yagiye kuvugira ahandi. Ko wavugira ahandi. Hari na cases zigenda ziba aho umwana umusore n'inkumi bo mu madini atandukanye batakundana ngo bazageraho barushinga. Umwe bati turaguca donc bigapfa. Ubuhamya burahari. Umukobwa wo mu idini ry'imuhumuro yakundana n'umuhungu wo mu bumanzi batubwo bukwe ntibuba. Ukibaza ko Imana itwigisha urukundo mwaretse bakabanza bagashyingiranwa mutiteye kuri ibyo hanyuma umwe akazatuma undi ahindukira akurikije imirimo yabonye ahandi. Yego. Mu by'ukuri amadini tuyakeneyeho imirimo. None ibikorwa imbuto. Yego. None ubu byatumye bajya kureba amapave. Ukibaza ni amapave koko arakenewe cyangwa no kugira ngo umuntu avuga ati ni ibiki umuntu yashyiraho byatuma agabanuka kubera yuko mu by'ukuri yabyaye akavuyo kabyara amacakubiri. Amacakubiri abyara ibindi bishobora kwinjiriramo birimo n'inyungu no kubangamira umutekano w'igihugu. Bati noneho aba bantu tudateye imitoroshi tutayegenzuriye hafi ntabwo byakunda. Ibyo nibyo bigiye gutuma aya mabwiriza asohotse y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Yego. Hajemo miliyoni 2 kugira ngo ushinge urusengero. Urusengero cyangwa idini cyangwa umuryango ushingiye ku idini. Izo miliyoni 2 ukibaza ngo byagezaho babona leta ikwiye gushyiraho amabwiriza atuma abatekereza gushinga amadini bagabanuka. Nibagabanuka bamwe mu batekamutwe baragabanuka. Ntabwo avuze ko abashinze amadini bose batekamutwe. Ariko abashariramo bakina. Ariko hari n'amadini n'urugero yahindutse nk'ikipe ya Rayon Sport. Gute? Utanteranya n'abareyo. Umva nkubwire. Ikipe ya Rayon Sport hari igihe iba ifite ubuyobozi cyangwa idafite ubuyobozi ariko ikizwi ihorana abafana. Hakaba idini niyo nta buyobozi buhari iba ifite abafana. Aho sawa narigeze. Noneho ugasanga idini bageze ubwo bakuraho ubuyobozi bwose urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rushyira ngo aba niba bari bo. Urumva utumijeho hanze. Ariko cyakora ikiza abakristo bakazinduka bagatura bakagira ntibagabanuke. Icyo nicyo kikwereka iki mu by'ukuri amadini ari gukabya. Ari gukabya no gutanga icyuho. Ari gukabya no gutuma tuzabona amadini hari kujyamo politike gusumba umurimo w'Imana. Ariko se buriya mu Rwanda nako mu Rwanda birashoboka ko wabaho utari muri politike? Oya gusa nkanjye mba muri politike. Oya politike ushaka kuyisanga cyangwa ikagusanga. Oya jesho ko nicaye muri kabine muri kesari yari inyuma mu modoka nkajya ngenda ncungana. Urumva nkajya politike nabo kuri vora bari kuri vora hari uwicaye kuri vora hari uwicaye iruhande rwe n'ushaka kumubwira atari kuri kwirukanka ariko ngiye nkajya hahandi ndeba mu kirahure nabona ari kwirukanka avuga ntaha ariko ko ubona shoferi atari gutwara neza nsibuke cyangwa mbyihorere. Yego. Ibyo rero niko ngira ngo no mu madini niko byagenze kugira ngo politiki yinjiremo cyangwa bayigemo. Ugasanga ari amadini asigaye arasa naho ikidwa kita amadini ari make. Icya kabiri tubirebera no mu nyigisho. Hari inyigisho umuntu yigisha ugasanga ko wa mbere niba ukeneye umugore ukibaza umugore niwe agomba kujya kwigisha. Ukeneye umugore amadini ataraza zitwabishakiraga wazanye ibidi. Ugasanga kwigisha uko Yozefu yavuye muri Israheli akagenda akagera mu Misiri icyo bisobanuye uko yaciwe n'abandi ugasanga sibyo turi kubona. Ugasanga mu by'ukuri inyigisho abantu bari gutanga zishingiye kuri teolojiya. Icya kabiri ntabwo abantu bari gukuza za mpano z'abatarize ngo bige teolojiya kuko abize teolojiya bize uko basobanura Bibiliya
uko wayobora umuryango ushingiye ku myemerere, yego, ariko nanone ushinzwe kuzamura impano wowe udafite, kuko wize kuyobora ariko ntabwo wize gukora. Wakabaye uzamura impano y'abazi gusenga bagasengera indwara bagakira, wakaba uzamura impano y'abahanura, ariko ntitone babahanuzi. Hari abahanuzi igihe mbona nkibaza abishyuza abo sinshaka no kubavugaho, kuko bariya nabo simpamye ko bazategereza no guhanwa n'Imana, ahubwo amategeko y'igihugu yakabaye bakurikirana. Ariko byaratangiye, ariko na fagitire y'isi ntabyo yigendana. Icyo cyo rwose ni hamwe nagenzuye, fagitire y'isi nta muntu ujya uyigendana. Ariko ugasanga wa muturage ushaka kuzi gusengera indwara, ushaka kufite impano yo guhanura, ushaka kuba yerekwa, ntabwo turi gushaka impamvu izo mpano zaboneka. Kubera iki? Cyambere ntangiriro nziza turi kubaha. Icya kabiri, ntabwo turi kureba wa wundi utazi gusoma no kwandika ngo turebe imirimo ye, tuba ariyo noneho tuzamura, tumushyigikire ku buryo noneho amenye no gutandukanya ikibi n'icyiza. Bitazaba bya bindi njya numva umuntu ari guhanura agafata ibintu byanditse mu kiromani, mu kiratini, akajya kubisobanura atazi no gusoma no kwandika. None se ubwo wabikuye? Ntabwo ubundi amadini akwiye no kujya kwigisha ku yandi. Oya, icyambere bose bigisha Imana, ntawe bigisha gusambana, ntawe bigisha kwica, ntawe bigisha kwiba, ntawe bigisha kwiba, ntawe bigisha kugira ishyari. Mwakwigishije ibyo mukagenda mugaragaza imbuto musarura, mwera abakirisitu, mukazerera leta, ku buryo leta ahubwo akabitekereza ikavuga ngo ariko aba bantu birirwa bagenda n'amaguru, bagenda n'amagare, nta wabafasha akabashakira n'akabacuma, kuko twasanze aho bagiye bakoze umwotso, tukabona ibyaha biragabanutse, tukabona abantu bari kwitabira gahunda za leta, niba bavuze ababyeyi, umuganda, kurwanya inda zitateganijwe, divorce, gutandukana kuri kwiyongera, ingo zibanye nabi zikagabanuka. Mu by'ukuri tukabona abantu duhura nabo mu muhanda ukabona bafite akamwenyu kabisa, ariko ubu uragenda ukabona umuntu bazinze umunya, wajya kureba ukabona umuntu umubutu yewe akaba yajya kwirukanka, none yajya mu rusengero ugasanga insengero zimwe ziravugwamo amarozi, kugambanirana, amashyari, amatiku n'ibiki. Ibi rero nibyo bigiye nazagatanya bakarwanyije zirahera iwabo. Bamwe mu basambana barahera iwabo, yego, abahindagura abagabo nk'amakariso n'abapasiteri, bamwe barahera, abahindagura abagore vuga ngo ni bamwe mu bapasiteri, vuga ngo n'abapasiteri, vuga bamwe kuko si bose, nta nubwo ari bo benshi. Ugasanga rero iki kintu cyo kuba amadini bagiye gutuma leta igiye kongera kugenzura, reka njye mbabwire, nabonye baranze kubivuga banyirubwite. Kwa madini atubwira ati ibi bintu byasotse twabyemeye, baracecetse, ariko natubwiye n'abantu bigizemo uruhare, kuko ariya mabwiriza yakaba yaraturutse iwabo, sinzi aho yaturutse, ariko sindabona ikimenyetso cy'uko yaturutse iwabo, kuko bakabaye bo bagiye no kuyasobanura na mbere y'uko aboneka, ntaza nk'ikimanuka ngo utume ngo ba gutone. Harimo akantu ko gusinyisha abantu igihumbi mu karere ugiye gushingamo idini. Biroroshye, urabibona gute? Abantu igihumbi wageze ngo nukwabona mu karere ugiye gushingamo idini, ahubwo barabafunga. Barabafunga biragoye. Oya, hari amadini, reka ngo urugero, hari amadini amwe shatse navuga, dufate nk'idini ry'abagatulika, riri ishatse ryavuga ngo abamaze amezi 3 bataza gusenga, baba badusinyira bemera ko ari abagatulika, bababona kuko byo ryabaye nk'igihugu n'abatajya gusenga kubera ko ari umugatulika. Yego, noneho hari n'andi abadeperi, abayisilamu, ariko nanone aba twita amacaci, abenshi bizabagora. Ariko noneho aho batari kubona abantu igihumbi, uzi ko ari n'abantu bajya kwirebera ibyo bita vibes. Hari ugenda ukavuga iyo Mana dusengira komeye, amakoraso Imana itabura guseruka, n'Imana yumva amasengesho, rwambariro rwabera abera barasangira, bagafata n'urunana ngo bazagera i Siyoni, aho tuzagera tujya mu rwambariro rwabera. Iyo babyina nanjye ndafashwa. Hari abagenda ari ibyo bibajyanye, ugasanga umuntu yavuye hano kwa kangahe kwande, ejo akajya kwande, ubu azasingira nde? Azasingira nde? Icya kabiri, kwa wira ushaka Vewiti, Range Rover,
uzajya gukora umuturage umubwira ko ntacyo wamukoreye. si ibyo se. Icya gatatu uzabwira nde ngo urashaka Range Rover we nta nigare agira. ikindi reka ugende wicare ushyireho amazina n'irangamuntu bakwite muri sisiteme basanga irangamuntu ntirimo cyangwa nimero za telefone bidahura bakubaza aho niho bavuga ko bazafungwa none cyangwa basanga harimo irangamuntu y'uwapfuye arewe upfuye guterekaho bagukacire. ariko se sina karame ko kwiyamamariza kuyobora igihugu yutavuye mu ishyaka basaba imikono 600 mu gihugu cyose none ivuye mu gihugu cyose none uw'idini baramusaba 1000 cyo mu karere kamwe. Ayo manani ubu urusengero n'uyobora igihugu ninde wagasabye abenshi bamusinyira. ntabwo byara ko ndi bugisubize ahubwo kuki batumye bajya kugusaba abayoboke bawe kandi ubundi bakagombye gutangira nk'uko Yezu yatangiye. ufata umwe uti nkurikira ufata undi nkurikira. kuki wagiye gutuma bagushyiraho amabwiriza aho kuba ari wowe ugaragaza ko nubwo wahaguruka uri umwe uzafata undi genda ugafata amayibobo uti nkurikira ikava mu kwiba ikagukurikira ejo ugahura na Karegeye agasanga ko muri ibi bya Karegera Omar Pano akwiye kubivamo akagukurikira ukajya mu ndangamirwa zikagukurikira ukajya mu bacoma bakagukurikira. none watumye bavuga ngo ariko uyu muntu ako kari kugubeza ugira kuki watumye nibo babyiteye nibo biturukaho cyangwa oya ntese ubundi leta ijya mu idini ijye gushaka mwiki ariko leta uramutse ibwiye ngo ngwino kuko iwacu byananiye izahashinga amatako kandi ikindi wihava ubundi ikintu leta cya mbere ikunda amakuru. ubundi njya mbwira umuntu ngo niba leta itazi aha hantu duhagaze ko mpahagaze nuko nta nyungu ifiteho none kubimenya ariko ubundi umva hano ntera intambwe mpagarara ibigomba kubimenya waba uri umuturage waba urindi. iyo rero yibwiye ngo wibuke leta ubukungu itunga n'abaturage bayo mu by'ukuri iyi dini ryeje rikabafata gutya aburya rege bivuga uti nta kundi ikakwifuza gufatanya ibikorwa leta yakaba ivuga ngo ni mubamfashe mwebwe madini ni mubamfashe kuko ni mpamvu ari ibihugu binahemba bihaye Imana oya cyane rwose. ariko niba rero imaze kubona ko ubajyana ukabagotera iwawe eko warangiza ukabakoresha ibindi harimo kubashakamo indonke harimo kubatekera imitwe bakangurira ituro aho kubakangurira umusoro. yego bakangurira ituro aho kubakangurira umusoro ituro ritabasubiramwo ndagira ngo ngaruke no ku kindi ubundi ituro ryari rimaze iki ituro hambere abantu bagakora umurimo w'Imana nta kandi kazi bagiraga ntibahingaga ntibororaga kandi uwo muntu akeneye kubaho mu by'ukuri kari akantu kamufasha ngo ave hano rugabire itazamucikiraho izajya gucika abona indi abukuremo impamba yo kurya ave hano agenda imisozi 5 amazi yo kunywa umwana wenda abashe kujya mu ishuri ariko ntabwo itura ari ukugira ngo ngure V8 kuko V8 yavamo izindi modoka ntoya utanga ituro atagira n'igare. ni nayo mpamvu bavuga ngo utari kwa aha hantu abantu baraza gusenga no kwirirwa bagira gutya mu by'ukuri nta kindi twabafasha kuko byanze kunze iyo wize uzi ko roho nzima iba mu mubiri muzima. none nta nubwo turi kwigisha kugira roho nzima. Bamwe barigisha gukamura abantu, bamwe barigisha kujya kugurisha ihene ifite abana ngo byose uyamuhe ngo yazane ngo kuzana menshi ngo turagusengera. None se ni bwa butubuzi amaturo yari gutunga ukora umurimo w'Imana kuko yagendaga imisozi agenda n'amaguru, ubundi agenda n'indogobe. None ubu amaturo abaye gushaka ngo kugenda muri V8, gufungurirwa umuryango, uhiga kuzagura indege, ababounsa kugutwaza Bibiliya nkaho byakonere kuyitwaza. Mu by'ukuri ntubone ko ashishikajwe no kuba wa muntu uzindukira aho ngaho buri munsi. Umuntu ugeze gukora inkuru imanza ikiganiro avuga ati noneho abashumba aho kugira ngo abashumba bari gutungwa n'intama aho kugira ngo intama zitungwe n'abashumba. Urumva rero ibyo nibyo byatumye ufite ahantu ugenda ugakomanga
ukamera nko gukandagira ku murizo w'imbwa. Ni ukuvuga ngo uko ukora amanyanga, uko ukora iki, ni ukuvuga ngo ubundi idini n'itorero nubwo abakozi b'Imana bagira ibyo batumvikanaho byakabaye biguma iwabo mu mbere. Ari nacyo ubundi doctrine bivuga. Buriya dufite n'ikindi kibazo gikomeye, aho dufite amadini yaba ashingiye ku muntu umwe aho gushingira kuri doctrine. Nsengera kwa ugahita wibaza ngo sengera kwa Karegeya. Ni ukubera ko umuntu nabyita ko bahisemo kubaka culte de la personnalité, idini ishingiye ku muntu umwe, ku buryo aba ari we bameze nk'aho baramya. Ukanibaza ngo ejo n'aba adahari ninde uzamusimbura. Abana be niki kizakubwira ko azaba azi kuvuga neza, azi kwigisha neza ku rwego bimeze nk'uko se cyangwa mama we yabikoraga. Ibyo rero birakwereka ko ni danger. Ubundi umurimo w'Imana agombaga kuwufata ukawutoza n'undi muntu ku rwego wowe usigara uri nk'uri mu buyobozi, kubera ko ushinzwe kuzahura za mpano, ushinzwe kuzamura bamwe basengera indwara zigakira, ushinzwe n'uburi Kiliziya Gatolika gutuma tubona ba Obaridi, tubona babandi baboneke ku Kibeho, byibuze tukabona ukize indwara 10, tukabona n'ukize 3. Bameshake ariko barahanuraga. Meshake arahari nawe, niba bicyangugu, niba bikigali, yari umuhanuzi kera no muri za gereza yarahanuraga. No baracyahari, ariko icyo mvuga nuko ese nta bana bashaka guhanura. Icyo nshaka kwibaza, cyangwa abagore, nta bagore ariko none abantu bagahanura banavuga n'intsinzi. Yego, kuko hari igihe usanga ubuhanuzi bwose ari ugutera ubwoba, ibyo bicyaha murangira ahita bikubwira. None si byose nutuma abantu bazinduka bahunga ngo iyo ntambara byacitse ngo nibiki. Erega hari undi muntu wabivuze neza, aravuga ngo azira abasinzi ariko akazira umuntu azira wa mbere ni wasinze ijambo ry'Imana mu buyobe. Gusinda ijambo ry'Imana mu buyobe. Okay. Niho ushobora kuvuga uti n'iki giti ntabwo ndi kukibona. Jewe nagize gute nahuye n'Imana. Ariko ugasanga nahuye n'Imana yo ntituyibonamo umurimo. Izira ndimi z'amahanga wowe urimo warize lettre nta na rumwe ujya wumvamo. Indimi z'amahanga bamwe harabazikoresha mu by'ukuri ari ubuteka mutwe. Nyine ubwo niko kwa gusinda mu buyobe. No gusinda nabyo mu buyobe, no guteka mutwe bugambiriwe kandi bukabije. Kwihesha icyundi ku buriganya, guteka umutwe. Ariko rubanda nabanze banatinyuka. Kinyabwira umuntu aho kugira ngo njye gushinga idini cyangwa itorero ntafite vocation, umuhamagaro, nakwicara nkajya gucuruza abantu. Genda nkavuga nti nzajya ashaka abakobwa beza bafite 18. Twebwe ku rwego rwacu udafite umuhamagaro wa finance, bafite umuhamagaro bagakora umwuga neza. Kuko natwe ubwo nabwo nabameze nk'ufite umuhamagaro, aho tujyana amafaranga ntabwo tuba tuhasengera. Ariko iyo umuntu akora ibintu bikagera aho bigufata uragira. Tujye ku mutungo. Ejo bundi bavuze ko hari amadini, amatorero bagiye basanga atagira konti kandi yinjiza amafaranga buri cyumweru cyangwa buri munsi w'iteraniro. Insengero, imitungo y'urusengero bagasanga yanditse ku bantu ku giti cyabo, kandi abazungura babo n'abana babo n'abagore babo. Gira icyo kivuga mu micungiro y'umutungo w'ikanisa. Ari naho bifitanye isano, ngira ngo nabiriya bya yereka icyo nkigusubize. Ubundi cyagiye Yesu bamubwira ngo abaza niba abantu bemerewe gutanga umusoro. Yarabwira ati munyereke icyo musoro. Bamwereka igiceri, asanga arimo ifoto ya Kayizari. Ati bya Kayizari muri Kayizari. Kuri umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana, kuki amafaranga y'Imana yabika mu mufuka wawe no kuri konti yawe. Ko washinze itorero cyangwa idini, kuki udafata ibyo umuturage akuzaniye. Burya bagutumye akira, nusanga uzakora mesansi yo kuva hano ukajya inyuma y'uriye musozi uzayikuremo. Ariko aho niba ngombwa uzagende kuri moto kukunywa bike. Yego. Niba ngombwa ugende muri karini ishaje kuko ni muki nta mvura yaguye. Yego. Ariko udusakarira urusengero wenda. Udusakarira urusengero intebe nziza kugira ngo tubone aho abantu bazaza batazarwara amavunja bari mu rusengero. Yego. Tubone aho wa muntu waje akaza yiziritse umukanda, inda n'umugongo byarafatanye, umubwira uti bite kuri uri gusinzira, guhondobera. Ukamubwira uti akira 500 cyangwa 1000, cyangwa ejo unyaruka ujya kumusura. Erega twakabonye
aba bakozi b'Imana bamanuka bakajya mu mibande ntitubabone. Urabona nk'iyo bigeze nk'ikigali, Kigali noneho hari aho ugera ukagira ngo noneho umurimo w'Imana waje urobanura abahagaze neza, amataye, amasura meza, abambaye neza, abo bafite hari isura itajya muri korari gusa se. Ubanza kugira ngo iki kiganiro uzagikore uzagira aho utera kamera, noneho urebe abantu bari gusohokamo n'abari kujyamo, usanga n'abantu basirimutse gusa cyane. Bahita bibaza se aba nibo bakeneye umurimo w'Imana gusa cyangwa na wa muturage bose bafite za taci. Njya mvuga ngo wa Nyabushingitwa, Nyabitekeri, Nyamyumba, Gatsirima, Gahara, Ndego, Murindi wa Nasho n'ahandi bene abo ngabo. Mutenderi ese kutajya gushaka abo ngabo ngo byibuze kubera ko wanajijutse ejo uze wa mwana wigaga ngo uvuga uti nabonye ufite impano kandi ari ishuri twashinze, turabona wabasha gucuranga abe yize umuziki, turabona wabasha kwiga igifaransa ukakimenya, ubwo bagutumye kuba mu mujyi harya ngo nuko Yesu avuze ko azaza mu murwa. Umurwa se ubundi uvuga iki? Umurwa ni ahari abantu, ntabwo umurwa bivuga ngo ntabwo ari kapitali. Umurwa ni ahari abantu, kandi abantu nyabantu bakeneye babakozi b'Imana bakeneye kubona umukobwa cyangwa umugore mwiza usirimutse unagenda mu modoka nziza yaguzwe n'umugabo cyangwa yaguzwe na se, amanuka akicarana nawe ku kirago cyangwa umusambi akamufasha gufura yangutiya, akamufasha gufura cyangwa akamufasha no gutonora ibishyimbo agatekera abana, ariko akamubwira atari ko ugiye no gusenga Imana ifite icyo yagufasha. Icyo cyabaye ibyo diri turishize yewe ko ryaba rihatari ba aho rero nibave ukajya kumurokirita umusanzi we aho atonora amashaza, wasanga hati ibijumba mugahatana ngo ariko ujye usagura n'umwanya agafata ukamutiza agatelefone akajya gushaka ahantu yanditse nimero cyangwa akajya kwaza umuturanyi atarya wa muhungu wanjye uri i Kigali nta nimero yo ufite, akavuga tumva mwana wa tano ndi kumwe n'umukozi w'Imana yaje twaganiriye, mwana wa usenga no kuri Imana burya niyikurinda ibigeragezo byose. Aha tugana ku musozo rero, ubutumwa waha abanyamadini ayafunzwe, ayarasanzwe ari gukora, nazashingwa ndetse n'abakristo muri rusange. Ubutumwa bwa mbere mbona nanasigara ari make, abantu hakwiye kuva mu kusengera ku idini ryanditse kuri kanaka, kuko ntaho ndabona bigisha gusambana. Ntaho bigisha gusambana wabuza aho usengera kandi ari urusengero rwasigaye. Ese hari bariyeri ivuga ngo nyereka ko ufite ifishi y'abatisimu hano, ariko nanone nakinguye kuki mutajya kubireba bari abavandimwe banyu muhuje kwemera ngo mubwe mutari ko muze dusengane, muze twakubonye ko ushaka kwigisha iki gice, ushaka gutanga ubuhamya uze ubutange, reka bave mu bwigunge, kuko nibitaba ibyo turabona birukanka ku muhanda kandi bitagakwiriye. Yes. Urakoze cyane. Sinabo bariraga Ildefonse Directeur wa radio Ishingiro mu misozi myiza rwose ya Gicumbi, iwacu Byumba niko dukunda kuhita ubundi imisozi y'iwacu Byumba mu kagoroba nk'aka keza. Arabaha atanze ubutumwa rero ku banyamadini, ntago dukeneye ba banyamadini batinya kamera. Umuntu witwa ko akorera Imana agatinya kamera, ndabyibuka muri rya dini ryigeze kugira imanza rimwe ryarimo miliyari 3.5 bagiye gukora remise reprise ku Kimihurura, nohereza y'umunyamakuru, umugore wari urimo akubisa amaso kamera, tubona azamuye bya bikwembe by'iroza, abaciye mu cyanzu, umunyamakuru amukurikirayo, aratinya kamera, akorera Imana. Uretinyira iki? Hanyuma abandi rero banyamadini, UPI y'itorero ijya ku mazina yawe gute? Kandi ari umutungo w'itorero. Icyo navuze iby'Imana babihaye Imana. Yes, ibyo n'uburiganya. Ibyo navuga se ngiki? Nukwiyeje cyundi kuburiganya umunsi murangira bihagurukiye nabo bazagenda. So mwakoze cyane rero, ntacyo dupfa n'amadini niyo atugejeje ahangaha, ariko dukeneye amadini yera imbuto, dukeneye abavuga butumwa bera imbuto, ntabwo dukeneye abanyakavuyo, kandi barahari abera imbuto, abakora neza barahari, ariko abantu nibi bavanura RGB yaje kugira ngo ivanure umamfu mu ngano, kuko harimo abihisha inyuma y'abandi, hari imigirire idakwiye. Ngiye nkunda kubivuga, pastor, mbere yo gutangiza isengesho banzu baza abakristo bawe bose niba abana babo biga,
ubabaze niba bafite mituweli, ubabaze niba bariye, niba basize babatekeye. Ariko se uratangira uririmbisha abantu basize abana b'abangavu mu rugo bamucutse umume bari kurira ibipangu babatera inda. Wowe urigisha umubyeyi, banza umubaze warayute, yaraye arwana n'umugabo, umugabo ntaba mu rugo, yamuteye umugongo. Ibyo se dukeneye abavuga butumwa batuma twere imbuto nziza. Ikimenyetso kirahari kugira ngo tumenye ko abanyarwanda basenga neza. Gereza zizagabanuka, tuzihinduye TVET. Gereza zizagabanuka, inda ziterwa abangavu zizagabanuka, ibyaha bizagabanuka, abanywi b'ibitabi bazagabanuka, hazasigara inzoga kuko Bralirwa irasora. Bralirwa na Skol barasora. Ariko ntago bigoye kumenya umuvuga butumwa cyangwa umunyendini uvuga ukora neza. Birigaragaza kuko urebera ku mbuto, ukareba abasengera bo barasaba te, hari naho binjira batakarabye, nta rukwetagira. Wowe uratekereza vewiti mu gihe uwaje gusenga atagira na boda. So mwakoze cyane rero, nuko ndongere shimire rwose umugabo nyamugabo. Mwakoze cyane. Ndashaka kuzajya ngusura nibura rimwe buri kwezi nzajya ngusura. Karibu rwose. Muri imisozi myiza rwose. Karibu. Asante sana.